Daniel, uyu munsi uvuza amagambo akomeye ariko kandi meza, nta muntu n'umwe akomeretsa kuko Imana ifite inzira zirenga igihumbi. Ariko uvuze ko ugiye kuyobora itorero, idini, ugiye isaha irageze ni muhumura, isaha irageze, abapfinagajwe isaha irageze, ababuze agaciro isaha irageze, ababuze ijambo mu itorero isaha irageze, abakuye ku mirimo yabo babarenganya kubera ikinyoma, bababeshera kubera inda nini z'abari babagize. Imana yambwiye ngo isaha irageze, ni muhumure, nimwongere mugaruke ku murimo w'Imana. Haleluya. Heterazaire igrai nta kindi ni idini y'urukundo. Elomeforia egrai, ibintu uzabivuga maze kugera kundi, maze kuhika ingoma. Ahubwo Imana igiye kumukuro ku gihe cye kirangiye kugira ngo naje igihe cyange gitangiye. Urakoze cyane. Isezerano rye ryarasohoye, naje iryange rirasohoye nyine, ndakundi uzagenda. Sawuli isezerano rye ryarasohoye, abaho noneho igihe kigeze Dawidi nawe agira gute ajaho. Rero ndagira amananiza, tuzicara tuganire nta kibazo, ampe ibitabo nkomeze, anyerekere uko gahunda zimeze, ibindi umwuka azagira gute azabikora kuko zanywe n'Imana nizakora izayo. Murakoze. Urazi igihe mwumva musoma mu bitabo wakura mwumvishe impande zitandukanye kuba nta wundi ni Imana ihagurukije mu gihe nk'iki kugira ngo izo abandi bananiwe, izo abandi bavuyemo, kugira ngo mbikore nkoreshejwe n'Imana. Aya makuru nawe n'Imana ndi gusenga amasengesho y'iminsi 40, Imana iramagurutsa kugira ngo mbashe gukoriza abandi batari mu gukora neza. Nawe n'Imana yaguhamagaye kugira ngo ntangarize abantu. Yantangarije ibintu bigera muri 3, ariko ndavugaho kimwe ngisesengure. Ikintu cya mbere Imana yarambwiye ko naye naravuze uti Imana, uriya mugabo uyoboye iri torero n'uw'ibigango afite ubwenge bwinshi kandi turamwemera twese. Imana irambwira ngo wowe utekereza nk'umuntu ariko nje ngatekereza nk'Imana. Imana imara irambwira ngo yaramuhamagaye aza mu bushake bwayo, ariko kandi abantu bose bakeneye gukuzwa n'Imana. Niyo mpamvu igihe cye kirangiye kugira ngo Imana iterekeho abandi. Gusa Imana yambwiye imunenga sinyivugira kuri kamera, kuko ntago waba ugiye gushumba itorero ngo usene ugiye gusimbura, waba ukoze ikosa rikomeye. Tuzaganira mubwire n'ibindi Imana yamaye, tuzicarana tuganire mubwire ntacyo bitwaye, tuzaganira. Ariko ikigaragara cyo azabona ingororano niba atakosoye neza, nkaje ugiye kumusimbura. Hari zo tuzajya tuganiraho kugira ngo nawe azambara ikamba ry'abantu bakoreye Imana. Rero ni umukozi w'Imana kuko ari yakoreye Imana uko yarashoboye, kubw'ubweje Imana yamuhaye, yakoreye Imana. Ndetse n'udukosa twagiye tubaho si ngombwa kutuvugira kuri kamera, tuzicarana tuganire nawe. Nitumara kuganira ibintu bizaja ku murongo, kuko hari na dokima zamara ibitabo zama nyine. Ambwira ati mwana nuko bimeze ndagukuriye, tangira ubigeze gutya. Ntabwo azabikora ku gahato k'abantu, azabikora kubera ko ari Imana yabitegetse. Rero Imana iramwemera, ndetse kandi ibitabo agomba kuma ni domaine agomba kunyerekera, akambwira uti bitangira gutya, abantu bameze gutya na gutya. Ariko kandi hari n'ubundi bwenge bw'Imana buzaburi mu kuproteja bigenda neza. Urakoze cyane. Bisobanuye ko ni igihe cye cyo gukora kizaba kirangiye. Yego, ibakureho kubera ko bitwaye nabi. Nimara kubakuraho, je gutya ndi hano nka bishop natangarije abantu ati ni Imana ihagurukije, ni Imana izanye muri iki gihe kugira ngo ngire intebe nicara. Abandi bitwaye nabi bagomba kwigirayo. Bashumbye mu gihe cyabo, bakoze mu gihe cyabo, batwaye uburyo Imana, batwaje itaranti Imana yabaye mu gihe cyabo. Sinshirwaho n'umuntu, ahubwo shirwaho n'Imana. Mpagaze hano rero nk'uwatumwe n'Imana kuko igihe cyanjye cyegereje. Rero ibi zose numvaga ntakabigutangarije, ariko mfite uburyo ki ngiye kubigorora mu gihe kiri imbere. Mfite uburyo ngiye kugira
bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabifuriza kugira umugisha utangwa n'Imana. Uyu munsi turi n'umunezero mwinshi wo kwakira umugabo udasanzwe, umukozi w'Imana ukomeye cyane, uzwiho gukora ibitangaza, azwiho gutumirwa mu biterane binini cyane, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uraho neza umukozi w'Imana? Muraho neza mukozi w'Imana, nawe uri mu kazi k'Imana. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amakuru y'iminsi? Turashima Imana. Nari maze iminsi narakubuze, ariko naje kumenya amakuru ko wari umaze iminsi uri mu mahugurwa. Yego. Amahugurwa ya teolojiya. Byagenze neza? Byagenze neza cyane, amahugurwa yagenze neza, ndetse kandi twabonye impamyabumenyi ifite imbaraga zihagije, ndetse navuga ko ari Imana bitewe n'icyerekezo Imana ishaka ku buzima bwanjye, ndetse no kugira ngo benshi cyane mu mahanga, mu Rwanda n'impande zose babashe gukomera no guhinduka ku bw'ubumenyi ndetse n'icyo namenye kubera Imana. Urakoze cyane umukozi w'Imana. Uyu munsi ni ukubera iki ingenzi abantu benshi bagiye bajya kwiga teolojiya icyiciro cya mbere, cya kabiri, bakiga mbese bakagera ku rwego rwo kuba ari abadogiteri. Yego. Ariko ugasanga umwuka wabakamutsemo, ntibagikunda gusenga amasengesho y'icyumba, ntibagishobora gutera intambwe bajya no mu buvumo cyangwa mu butayu gushaka imbaraga. Ubwo nimvuga gutyo abantu bumve kwikingirana, ukabana n'Imana, ukavugana n'Imana, ukamenya icyerekezo Imana igufiteho. Ariko wowe ntabwo wigeze ukamuka. N'ubu ngeze hano iwawe nsanga wikingiranye, nta wundi muntu uri mu nzu uri gusenga. Wowe byagenze gute? Ni iki cyatumye udatakaza umwimerere? Icya mbere cyatumye ndatakaza umwimerere ni uko ndiho kubw'amasezerano, hari n'andi agiye gusohora mu gihe kiri imbere. Rero kugira ngo Satani atayatangira, atatambika uburiganya no gushaka kundiganya icyo Imana yagambiriye, birasaba kugira ngo mbe hamwe. Yesu yaravuze ngo nimukingire urugi mwiherere, nuko so ureba ibyiherereye azaza abagororere. Rero niyo mpamvu ndimo kwiherera kugira ngo iki ngiki Imana igomba gukora igikore, ndetse gisoze ku bw'izina ryayo ryiza. Urakoze cyane. Rero abo bakamuka nuko bari mu mubiri, ndi bari mu mwuka. Umuntu uri mu mwuka ahora asigasira iby'umwuka kugira ngo Satani atabasha kubisahura, kuko Satani ni umusahuzi, arica akiba akarimbura. Rero mu rwego kugira ngo ntarimburwa na Satani cyangwa se ngasahurwa nawe, biransaba kwikingirana kugira ngo nsigasire bino bintu Imana iri mu gutegura bigiye gusohora vuba. Urakoze cyane, usigasire isezerano ry'Imana kandi rigomba gusohora vuba. Abantu bashoboye kwibaza ngo ninde turi kuganira, ninde turi kuvugana. Ndagira ngo ubanze wibwire abakunzi bacu. Uravugana n'umukozi w'Imana Daniel Tuyisenge. Imana ihagurukije muri iki gihe kugira ngo akora umurimo wayo mu mahanga impande zose. Simfite umupaka, ahubwo mfite ko abantu bose ubutumwa bwiza bubageraho. Negeze nkora ikiganiro rimwe, ubwo nari mu gutegura kuja kwiga, mbwira abantu ngo nge ndi gusenga Imana kugira ngo nzabe bishop w'isi yose. Rero Imana yumvishe gusenga kwanje, niyo mpamvu mpagaze hanshima Imana. Ndetse kandi hari n'abantu bakurikiye icyo kiganiro batangira kugira icyifuzo cyo kunsengera. Imana ibaha umugisha, kandi ndabizeza ko izo twasengeye
twatuye izo twatuye izo Imana twayisabye birenda kuja mu bikorwa, kuko hari urwego ndi mu kuvaho, hari urundi ndi mu kujaho mu izina rya Yesu. Uravugana rero n'umukozi w'Imana muri ubwo buryo. Yego, urakoze cyane nyakubahwa Daniyeli. Bajya bavuga ngo iso nta kwanga akwita nabi. Ubu ni Daniyeli wavuye mu rwobo rw'intare, ubu ni Daniyeli wahamije Imana aho abandi bayisuzuguye. Uyu ni Daniyeli wahisemo gukorera Imana, akavuga Imana ishobora byose cyane. Amaraso yanjye n'ay'Imana, imvugo yanjye n'iy'Imana. Muri make ukumvuga ni nanika Imana ihaye ibabwira. Sinjye uvuga, haravuga Imana yampamagaye, yantumye, ituye muri njye, ivugira muri njye, igendera muri njye, ibihe byose tuba turi kumwe. Urakoze cyane, ibihe byose muba muri kumwe. Ndiyo nyakubahwa Daniyeli, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, kugira ngo abadukurikiye ubasabire umugisha, kandi ikiganiro cyacu kiyoborwe n'Umwuka Wera. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko umpaye uyu mwanya wo gutangariza amahanga yose ico washize ku mutima wanje, ico wambwiye mu gihe maze nsenga. Wagize neza, uhabwa icubahiro. Ufashe umuntu wese uri impande zitandukanye, ufashe buri ntama yose iri impande zitandukanye, kugira ngo niyazimiye yataye umurongo ibashe kumenya kuriho kandi ukorera muri nje, ndetse kandi ugakora ico wateguye gukora ku buzima bwiwe. Ureke abari mu mahanga bavuge kuri Imana, abari mu Rwanda bavuge kuri Imana, abari impande zose z'isi Mana, mu nkingi zose z'isi bamenye ko uri Imana. Ureke utaramane natwe, uvugane natwe, ugendane natwe muri uyu mwanya, kugira ngo umuntu wese Uwiteka uza kumva aya makuru, uza kumva iyi nkuru Mana akayikomeza. Jambo ryaravuze mu muntu wumva aya magambo akayakomeza ni umunyabwenge. Ureka abantu bose bahinduka abanyabwenge, bakomeza aya magambo kugira ngo ababere isoko nzima, kugira ngo ibaheze umurongo bagomba kujaho, kuko si ibzanje ni ibzawe, n'ubuhanuzi buturuka kuri wowe uduha kugira ngo tubashe gutangariza amahanga. Sinjuriho ni wowe uriho ngwino uvugire muri jewe, kandi usoze ico wagambiriye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Nuko urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Bakunzi bacu, fata agatebe, fata akarago, icara urambye tuganire, wumve ikiganiro cyiza kandi ikiganiro kiyobowe n'Umwuka w'Imana. Aha turi nta handi, turi mu karere ka Rusizi, umurenge wa Gihundwe. Aha turi mu mujyi wa Kamembe, twarenze imisozi tumanuka iyindi, turenga amakona, turangije tugera kuri uyu mugaragu w'Imana. Hanyuma mukozi w'Imana, umaze gusenga Imana, uturagije Imana, kandi wifurije abantu ineza y'Imana. Yego, urakoze cyane. Reka rero noneho tuganire kandi tuganire by'umwihariko ku murimo w'Imana. Yego, uburyo umurimo w'Imana urimo urakorwa, kuko Bibiliya yarambwiye ngo ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bakeya, ni bake cyane. Ariko uyu munsi hari ba Dawidi, yego, bari yo mu ishyamba, bategerezwa kuza kurengera umurimo w'Imana. Iyo witegereje umurimo w'Imana kuri iki gihe, ndavuga umurimo w'Imana muri rusange, ubona umurimo w'Imana uri gukorwa nk'uko Imana ishaka. Wambwiye ngo ndi gusenga, ariko biri mu bintu nanjye nsengera, ariko ikigaragara cy'umurimo w'Imana nturi gukorwa nk'uko Imana ibishaka. Ndetse ushobora gusanga biri ku kigereranyo kiri hasi cyane kurusha uko Imana ibishaka. Abantu benshi barivanze, bameze nk'aba bandi ku bwa Eliya avuga ngo byose barivanze, bayobotse imana zibigirwamana. Yego,
rero nico gihe turimo abantu benshi, abo benshi bagakwiye kuba bari mu gukorera Imana, ariko bamaze mu kwivanga, bari mu gukorera izindi mana z'ibigirwamana, bari mu gukorera ibindi bitandukanye. Rero ntabwo umurimo w'Imana uri gukorwa kuko Imana irimo kubishaka, ariko nyiri murimo awubereye maso. Urakoze cyane, ntabwo turi buze gutinda, ariko nanone turaganira ku bintu byinshi. Nta kibazo. Umurimo w'Imana ufite abawuhagarariye, hari abakozi b'Imana yego bawuhagarariye. Uyu munsi ubona bitwara bate? Ubona bahagaze mu muhamagaro nk'uko bikwiriye? Kuko uribuka neza bakunzi bacu mudukurikiye turi kumwe, muribuka ko nababwiye ko uyu mugabo nubwo yagerageje kwiga amashuri menshi y'iyobokamana cyangwa se bita teoloji, ariko ntabwo yigeze atakaza umwimerere. Mu kanya hari umuntu umenye ko ndi hano anyoherereza amafoto ye aheruka kumufotora ari mu mashyuza, n'ayandi mafoto bagufotoreye kuri Sinayi. Yego, kuri Sinayi mu Bugarama bayampaye, kuko ngewe yongeye kureba umuntu ndabanza ngakusanya ibimenyetso bifatika. Yego. Iyo ugiye mu mwuka usanga abahagarariye idini ririmo itorero ry'Imana, yego, ubona bitwara bate? Ubona bitwara neza? Ndagira ngo tuze kugenda kugira ngo tuze kugera no ku idini ryawe aho ubarizwa, twumve uko rihagaze n'impinduka Imana iri gutangaza zigiye kuribamo. Yego. Ikigaragara cyo byapfiriye mu bantu bahagarariye amadini cyangwa se abayobozi bayo, nibo bakoze ikintu gikomeye, binjiza ikizira mu mitima yabo, bituma abantu benshi bandura. Rero uko bihagaze, abitwa ngo nibo bareberera iri torero cyangwa se aba bantu, kuko itorero ni umuntu wa Kristo. Itorero ni jewe, itorero ni wowe, ni twebwe Kristo akeneye. Bano bantu rero bari muri iki cyimo, bari muri iyi ntebe bicaye ahangaha, nibo bari mu kugoreka ibintu bakabitwara nabi, bakabitwara bakurikije inyungu zabo, ariko badakurikiranye inyungu za Kristo kugira ngo azabashe kuronka uyu mugeni wiwe. Twabonye abantu bahera mu gitondo bitangisha amafaranga. Takaza pavari ya amateraniro atangiye bitangisha amafaranga bakarinda basoza. Dira bavria saga tanga waigrai. Birumvikana nibyo, ariko abangaba nti bari mu gukorera Imana, bari mu gukorera indamu zabo. Muri make aho Imana yabateretse bahakoresheje nabi. Ni nk'abarya bahawe itaranta ati uyigenze, bamwe bakayitabika, abandi ntibabikore neza. Rero nico gihe turimo, ariko kandi Imana iraje kugira ngo ibakureho. Yego. Ibakureho kubera ko bitwaye nabi. Nimara kubakuraho, je gutya ndi hano nka bishop natangarije abantu ati Imana ihagurukije. Yego. Imana izanye muri iki gihe kugira ngo ngire intebe nicara, abandi bitwaye nabi bagomba kwigirayo. Bashumbye mu gihe cyabo, bakoze mu gihe cyabo, batwaye uburyo Imana, batwaje itaranta Imana yabaye mu gihe cyabo. Sinshirwaho n'umuntu, ahubwo shirwaho n'Imana. Mpagaze hano rero nk'uwatumwe n'Imana, kuko igihe cyanjye cyegereje. Rero ibi zose numvaga ntakabigutangarije, ariko mfite uburyo ngiye kubigorora mu gihe kiri imbere. Mfite uburyo ngiye kugira abantu, ngiye gusenga Imana imbishurira abantu ngomba gutereka mu mwanya yabo, kandi bakitwara uko Imana ishaka, ndetse ubwami bw'Imana bukongera bukagwa, abasambanyi bakihana, abarozi bagakizwa. Nditaye ngo bafite ubutunzi, icyo ngomba kwitaho nuko batunze muri bo izasezeranye, nuko batunga muri bo iz'agaciro Imana ishaka ko bagomba gutanga. Rero ikigaragara cyo mu minsi mike bigiye kuvugururwa, abo bari mu kubitwara nabi bagiye kwigirayo, ibintu bigende neza. Turaza kubiganiraho. Reka ngusabe iki kintu nari ngukumbuye. Urakoze cyane. Banza usome Bibiliya. Banza usome Bibiliya, uhereze ikiganiro gaceya cyo muri Bibiliya. Yego. Ndagukumbuye. Ikiganiro turagisubukura nyuma. Amen. Banza ubwira abantu b'Imana.
imana ihabwa icyubahiro. ibizanje aba ari ubuhanuzi gusa. Yesaya 45 umurongo wawo wa mbere yavuze amakuru akomeye cyane. haravuze ngo ibi nizo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati yego niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza yego amahanga ari imbere ye kandi nzakenyuruza abantu yego kugira ngo mukenyeze. Bwana asifiwe. amen. nzakenyuruza abantu kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Imana ishimwe cyane. narekera ahangaha rero uyu Kuro mumaze igihe mwumva musoma mu bitabo, uwo Kuro mwumvishe impande zitandukanye. Kuro nta wundi ni Imana ihagurukije mu gihe nk'iki kugira ngo izo abandi bananiwe, izo abandi bavuyemo, kugira ngo mbikore nkoreshejwe n'Imana. aya makuru na yawe n'Imana ndi gusenga amasengesho y'iminsi 40. Imana iramagurutsa kugira ngo mbashe gukora izo abandi batari mu gukora neza. nawe n'Imana yaguhamagaye kugira ngo ntangarize abantu icyo Imana ikeneye kuri we. kandi si kera Imana irampagurukije. birashoboka ko umuntu agomba kurwanywa, ariko umuntu uhamagawe n'Imana nta muntu ushobora kumurwanya. uko zagenda kose aba agomba kwicara ku ntebe Imana yamuzaniye. uyu niwe Kuro wasomaga kuramo Kuro ushiremo Daniyeli. ushiremo Daniyeli mu buzima bwawe, wumve ko ari Daniyeli Imana ihagurukije kugira ngo inzira wayobeshejwe n'abandi ubashe kuyibona mu izina rya Yesu. babandi bagutekenitse bakakuyoza inzira, umenye ngo Daniyeli Imana yimikishije amavuta. utayimikishijwe n'umwana w'umuntu agiye kukwereka inzira Imana imubwiye akwereka. tuvuge ngo amen. amen. abantu bari mu gushaka indamu, abantu bagoretse ibintu bitandukanye, bakora izangwa n'Uwiteka, bava mu isezerano ry'Imana barakosa, bakora iz'Imana idashaka. ariko iki ni cyo Imana intumye impamagaye. ukundesha ukusa ni Imana ihamagaye. nta wundi utegereje uzabona uretse jewe, nta wundi uteze uzabona. nutangira usenga Imana neza kuko Imana iraje. hari abantu bagiye bava mu myanya yabo bakababara cyane, bakagushwa n'abandi, ariko nagira ngo mbatangarize ngo igihe kiraje. mesaje zose Imana yarazimpaye, uko ngomba kubigenza Imana yarakunyeretse, icyo ngomba gukora Imana yarakinyeretse. kandi ubwami bw'Imana mugomba gukizwa. abanyarwanda bagomba kwakira Kristo, abamahanga bagomba kwakira Kristo, impande zose bagomba kwakira Kristo, kuko igihe kigeze kugira ngo izanditswe muri iki gitabo bisohore mu izina rya Yesu. izanditswe bigiye gusohora. Bwana asifiwe sana. Tarazalande kosega. uyu Kuro ntabwo abantu bamwemeraga. uyu Kuro yabaga mu ishyamba, yakorera ubuzima bukakaye, yavutse batabishaka, bazi ko atazabaho uko niko. ariko nyamara igihe kirageze kugira ngo Kuro atangire ashumba ubwoko bw'Imana, ashumba itorero ry'Imana, ashumba abagore, ashumba abagabo, ashumba abakobwa, ashumba abasaza, ashumba abakuze, ashumba abize, impande zose. Imana iragira ngo ikore ikintu kidasanzwe. Imana ije kugira ngo ivugurure itorero ryayo. Imana ije kugira ngo ivugurure izasenyutse. Imana ije kugira ngo ibivugurure impande zose. nta wundi rero mwari mutegereje ni ngiye. sinzi impamvu Imana igukoresheje kugira ngo uzuntunge kamera. nari nzi ko abantu bagiye kuzatungurwa babona mbaye Imana ibikoze, ariko uku niko Imana ibikoze nyine. yari iri kugira ngo munitegure. nije ugiye gukora uyu murimo w'Imana. umurimo w'Imana abandi bananiwe, nje kuwukora mu izina rya Yesu. haratekiza la meri zalande kosega Hoshatatala bavari ya zalande kosega nonimo talayi dikisega. Imana yibutse ibizakorwaga kera bitagikorwa. Imana yibutse abakene batagifashwa mu itorero. Imana yibutse abantu bapfinagazwa mu matorero. Imana
imana yibutse ko igihamagara itorero ryayo cyangwa se igishyira abanyantege nkeya bashirwaga imbere, ariko abanyantege nkeya barize utangira unkorere ushyira ibintu ku murongo zamaze kuva ku murongo. naje nundi y'Imana ngiye gutangira gukora umurimo w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Henite kizalande kosega Lolamo tala elaizi nikega. Imana yibutsa abantu bazaga bambikwa mu itorero bakabambika bambaye ubusa. Imana yibutsa abantu bazaga bubakirwa amazu izo ndibigikorwa abantu bavuye mu isezerano, ariko ni muhumure bigiye kongera gusubira uko zahoze mu izina rya Yesu. Daniel impagararanye n'Imana. Imana igiye gukora ibidasanzwe. Izo ngizo abantu bagiye kongera kugira umwimerere w'ubumana, bagiye kongera kugira ishusho iri mu Imana. Imana irababaye. Impamvu Imana ivuze aya magambo, hari abantu benshi bari bafite ishaka ridasanzwe ryo gukorera Imana, ryo kwegera Imana, ariko binaniranwa kubera ko hari abantu bari bavuze ngo nibo babashumbye babayoboye inzira, ariko barabayoboza zabaje Imana. Imana iravuga ati noneho wowe mwimikishije amavuta, genda nonaha, haguruka nonaha ugende ushyire ibintu ku murongo, izari zaratakaye ubishyire ku murongo maze ibintu bigende neza. Sinshaka ko bari abashumba bazarimbuka, ndashaka kubabwira bagakizwa. Sinshaka ko abapasitori bazarimbuka, oya, ndashaka kubabwira bagahindukira bakagaruka mu nzira. Icyo nicyo gitumye Imana impamagara kugira ngo bino bintu bige ku murongo. Pastor waremwe n'Imana, abashumba baremwe n'Imana, abantu bose baremwe n'Imana, ahubwo bayobejwe n'ibishuko. Nicyo gitumye Imana impamagara kugira ngo zongere bigere ku murongo. Ntunizeye, wizere Imana ituye muri jewe, kuko ni intumya y'amakuru kugira ngo abashe kukugeraho, kugira ngo ubashe kuyamenya, ubashe kuyasobanukirwa. Nta kundi niko bimeze. Abantu baraguye mu itorero, abantu Imana yararakaye cyane. Abantu basigaye bicaza abanyazaha imbere ngo nuko bafite ifaranga. Abantu bari mu kwicaza abantu bafite amamodoka ngo nuko bafite amafaranga. Oya, izo zarakaje Imana. Imana yanumye kugira ngo zongere bige ku murongo, kandi nta wundi ubishyira ku murongo. Amaboko yaje agiye gukoreshwa n'ay'Imana, ibintu bije ku murongo. Akanwa kanjye kagiye kuvugira n'Imana kugira ngo bije ku murongo. Ubweshe bwanjye bugiye gukoreshwa n'Imana kugira ngo bije ku murongo, bigiye guhinduka mu izina rya Yesu. Amen. Impamvu nagiye kwiga, Imana arambwiye ngo je kwiga kuko harimo abanyabwenge benshi ariko badatuza umwuka wanje. Ati bazakurwanya kuko nta diplome ufite. Imana iravuga uti ja kwiga. Mpitaniga ibitabo ndaza kuzikwereka, ndazifite zitandukanye. Mfite ibitabo nararunze birahari. Icyo nicyo cyatumye Imana imbwira ati ja kwiga bazakurwanya, ariko ubu ndabifite, ariko cyo nirata, ahubwo ndirata ijambo rya nyiri ijambo. Imana yavuze uti wowe Daniel uri bishop w'impande zitandukanye, genda ushyira abantu ku murongo. Sinshaka ko barimbuka, ndashaka ko bakizwa mu izina rya Yesu. Ndashaka ko bakira Kristo neza. Ibintu birahindutse, ibintu bigiye kuja ku murongo. Abakene mugiye kongera kwakira ubufasha butangwa n'Imana. Abantu benshi mugiye kwambikwa, abantu mwari mwarapfunagiriye mu itorero, Imana iheza agahinda kanyu. Namwe mwari mwaranyazwe inkoni, mwari mushumbye, bakaba kurongo ntabwo mwize, bakaba kurongo muri gusaza kandi mutunze umwuka w'Imana. Imana yantumye, mugomba gusubiraho, oya, mugomba kongera gukorera Imana. Murakora nta kabuza, mugomba gukora. Na Samweli mu gusaza bwe yakomeje gukora, namwe mugomba gukora. Nimuhumure, nimuhagurukire hamwe. Hari intebe ngiye kubicazaho zo gukorera Imana. Notiko zalande kosega otitara izidiko tasem lolamoko taiga rira zaralango kosinima. Ndanda muzizongera kuboneka mu itorero, ya tugiye kubaka itorero ry'urukundo. Imana yaramubwiye ngo ndi urukundo. Nubwo nguhagurukije mwana wanje, wubaka urukundo ntirukabure mu itorero. Urukundo rugiye kugaruka. Natezerende kosaga
rugiye kugaruka mu basaza bari mu itorero, rugiye kugaruka mu bantu bize bari mu itorero, rugiye kugaruka mu bakobwa bari mu itorero, rugiye kugaruka mu bazeye bari mu itorero. niko Imana yantumye. otira sara elande kosegra rome kosini mande gra zeni etase mande gra loribo sini manda. ni mu masengesho y'iminsi 120 nzayasohokamo ngiye gukora iki, ngiye kuzuza icyo Imana yambwiye kuzuza. uyu ni umunsi wa 7 ngezeho. oti elase kotegra iyi minsi indi isigaje ngiye kwisera Imana nzayivaho muri elase, bazamara kushiraho, ariko kandi nzaba ngumye aho ngaho enote gayi mbaze nkora igitaramo cyo gushima Imana. nindangiza amavana ubundi bwenge budasanzwe nka kurya Salomo yabonye Imana imaze kumutereka ku ngoma, amaraja ku musozi gusaba Imana, Imana imuha ubweje. ubu nibwo bweje rero Imana yamaze kubinyemerera, intebe yarayinyemereye. Imana yanyemereye ko ngomba kuba bishop uhagarariye ADEPR. nije Imana yahamagaye, nta wundi mutegereje, nta wundi ni jewe. abari bariho suko Imana itababona, irababona, ariko bitewe n'izagiye bibagonga bituma bababura mu mitima, bagira imvune zo mu mitima, batangira kugenda uko Imana idashaka. Imana ntikeneye ko barimbuka, ikeneye ko Daniyeli mpaguruka nabo nkabigisha ubutumwa bwiza kugira ngo ubugingo bwabo bubashe kurengerwa. icyo nicyo gitumye Imana impagurutsa. kandi ndakomeje mu rugendo rwanje, simfite gusubira inyuma, mfite gukorera Imana. Imana yambwiye ko zamara imyaka myinshi ndi mu kuyikorera. oti elase gayi kandi nyuma yanjye hazaza undi nawe ufite amavuta y'Imana. ubwo naje nzaba ngiye guhabwa ibihembo n'Imana. ndabwiye Imana, ndabibwira ati kuvuze aya magambo akomeye Mana, kandi ubona nkiri mutoya, imyaka mfite siri hejuru. irambwira ngo na Dawidi yarankoreye, kandi Sawuli aramurwanya ntiyagira icyo amutwara. naje ndavuga uti Imana kuko uri kumwe naje ndabyemeye. kandi naje kwiga amasomo, ndiga amasomo neza, kaza niga umuntu ari kumbwira ngo babikora gutya, umuntu ari kumbwira ngo babikora gutya, umuntu akambwira ngo ni gutya na gutya, umuntu akambwira ni gutya na gutya. nkumva nangiye kuvuga mu rurimi abo twari turi kumwe adaemu, bamvugisha ngavuga mu rundi rurimi, bavuga ngavuga mu rundi rurimi. no baratangara cyane, baravuga ngo kweli hari ikintu Imana ikurindira. sizo nirata rero umunezero mfite kano kanya nuko abantu bari baragize imvune zo mu mitima bagiye kongera kumererwa neza, nuko abantu bari barabuze bahera bongera gukorera Imana, bagiye kongera kuyikorera. abari barabuze ijambo mu itorero, hari abasaza Imana yanyetse bari kurira, bari mu kurira amarira babakuye ku byo bakoraga, bari abapasitoro babakuraho. Imana irambwira ngo jenda bariya bose uzongera ubagarure bankorere, kuko narababonye kandi ndabishimira. hari abantu bagiye kugaruka mu gukorera Imana. rero Imana baratangara bati wa muhungu we, hari ikintu Imana igutegerereje, hari ikintu nari ndimo kwigira, harimo n'abazungu. ibaze nari ndimo kuvuga n'abazungu, tukavuga icyongereza nabo bikabatangaza cyane, ariko si jewe, n'ubweje bw'Imana bitewe n'ikintu Imana integereje. rero nimuhumure, nzabashumba neza, ntimugire ubwoba, nta gahunda mfite yo kubahoya. Imana irampagurukije kugira ngo mbashumbe neza. waba umeze gute, tugendane neza, tuzagerane no mu bwami bw'Imana. Haleluya. tuzajane no mu bwami bw'Imana. nicyo kintu gitumye Imana impagurutsa. eti elase nta magambo menshi mvuga, lorise egraye ukimana ishaka ko ntangaza nico ngico, ibindi zabitangaza maze kuyicara. tangiye gusubiza ibintu mu buryo, ngaruye abasaza, ngaruye abantu bamaze gucika intege, mbagare mu mirimo yabo. etira zalande kosegaye romevori asaidi kwega izo z'ibihembo ya Imana arangatiye ya genda batoza urukundo, bagira urukundo, ibihembo zabitanga. ntago bazakena, ntibazambara ubusa, abana babo baziga. wegenda ubatoza urukundo gusa, nicyo kintu ngiye kubatoza. bakristo muri Amerika, muri impande itandukanye, ahantu hose uri, nimuze tuhurire hamwe dusenge Imana. etiye base grande mwitegure kunyakira nk'umushumba mushya Imana ihagurukije, tugendane mu z'urugendo, dukomezanye, mbakomeze namwe mwakomeretse, namwe mwabuze ijambo, mwafinagaje, nimutangire musenge, mwishime, mushime n'Imana, kuko Imana ihagurukije uje kubomora izo bikomere. uwo
nta wundi ni Daniyeli Imana izanye ije gukorera muri we kugira ngo ibisiringiro zongere bigaruke. haleluya. Hotela salame kosegaye ikintu usigaje ni kimwe meforiya sayidi kwegaye Imana yampaye isaha nayizaniwe n'umuntu we wari utaraza ariko nari mfite amakuru kuri mu nzira numvaga umwuka yabimbwiye. Imana umuntu arazana isaha ati isaha ereka abantu bari impande zose babwire ko isaha igeze kwico navuze ngisohoje ndakwiyeretse kandi biragaragaye. Dore isaha niyi, dore isaha niyi, isaha irageze, isaha irageze, isaha irageze. Nimuhumure isaha irageze. Abapfinagajwe isaha irageze, ababuze agaciro isaha irageze, ababuze ijambo mu itorero isaha irageze, abakuye ku mirimo yabo babarenganya kubera ikinyoma, bababeshera kubera inda nini z'abari babagize. Imana yambwiye ngo isaha irageze, nimuhumure, nimwongere mugaruke ku murimo w'Imana. haleluya. Terasa ire igraye nta kindi ni idini y'urukundo. Elome foriya egaye ibi ni uzabivuga maze kugera ku ndebe, maze kuhicara ntangiye kubarura babasaza bakoreraga Imana, baba presidente mu makorero korari bafite umwuka w'Imana. Kandi ikindi Imana arambwiye ngo ntibikubakire ku bwenge bw'isi ahubwo nubakire ku mwuka w'Imana, ngo kubera ko abantu bataye umwuka wayo bari kuyoborwa n'umwuka w'isi. Imana yarambwiye ngo umwuka gusa niwe uzabikora, inshanje ni ukwicara gusa umwuka akavuga ngo kora gutya, uriya musaza mushyira hano, uriya mukobwa mushyira hano, shyira hano, kora gutya na gutya, rino torero nibigende gutya na gutya. Ni umwuka ugiye kwikorera akazi kayo. Nimuhumure abari bari mu guseza itorero, nimuhumure. Daniyeli yaje kandi azanywe n'Imana, bigiye kongera kuja ku murongo neza niko Imana ivuga. Kandi ikigutangaza hari abantu bagiye gutekereza ngo bizaca mu zihe nzira. Kubera iki Elisege zanurabwira abantu aravuga ngo ejo ngiki giye ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi zagurwa shekeli ebyiri za sayiri nazo zagurwa shekeli. Ariko umupingayi wari uri muri iryo teraniro aravuga ngo nawe Uwiteka yakingura amadirishya yose yo mu ijuru, bene izo ntizagira gute, ntizabaho. Elisa aravuga ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzagira gute, tuzabiryaho. Nawe upinga iyi mesaje uzabibonesha amaso nyicayeho, ariko nawe bizakugora guhabwa umugisha n'Imana kubera ko wabisuzuguye. Icyo usabwa sengera rihere, Imana ibagirire neza. Urakoze cyane, urakoze. Ntabwo byoroshye ariko ni inkuru nziza ku bantu benshi, abakristo b'itorero ADPR Pentecote. Daniyeli, uyu munsi uvuza amagambo akomeye ariko kandi meza, nta muntu n'umwe akomeretsa kuko Imana ifite inzira zirenga 1000. Ariko uvuze ko ugiye kuyobora itorero, idini, ugiye kuyobora idini ADPR. Yego. Ntisengira ikibazo. Umuyobozi uri kuriyobora ubu, umuvugizi waryo, yego, ntabwo akora nk'uko Imana ishaka, kuko utubwiye ko Imana yakubwiye ko ari wowe ugiye guhagurutsa ikakwicaza ku ntebe ukavugira itorero. Uriho we Imana yagutangarije iki? Uriho Imana yantangarije ibintu bigera muri 3, ariko ndavugaho kimwe gisesengure. Ikintu cya mbere Imana yarambwiye ko naye naravuze uti Imana uriya mugabo uyoboye iri torero n'uw'ibigango afite ubwenge bwinshi kandi turamwemera twese. Imana irambwira ngo wowe utekereza nk'umuntu ariko nje ngatekereza nk'Imana. Imana imara irambwira ngo yaramuhamagaye aza mu bushake bwayo, ariko kandi abantu bose bakeneye gukuzwa n'Imana. Niyo mpamvu igihe cye kirangiye kugira ngo Imana iterekeho abantu. Gusa icyo Imana yambwiye imunenga sinkivugira kuri kamera, kuko ntabwo waba ugiye gushumba itorero ngo usenye ugiye gusimbura, waba ukoze ikosa rikomeye. Tuzaganira mubwire n'ibindi Imana yampaye, tuzicarana tuganire mubwire ntacyo bitwaye, tuzaganira. Ariko ikigaragara cyo azabona ingororano niba atakosoye neza, mwaje ugiye kumusimbura. Hari izo tuzajya
tuganiraho kugira ngo nawe azambara ikamba ry'abantu bakoreye Imana. Rero ni umukozi w'Imana kuko yakoreye Imana uko yari ashoboye, kubw'ubweje Imana yamuhaye, yakoreye Imana. Ndetse n'udukosa twagiye tubaho si ngombwa kutuvugira kuri kamera, tuzicarana tuganire nawe. Nitumara kuganira ibintu bizaja ku murongo, kuko hari na dokima zama, hari ibitabo zama nyine ambwira ati mwana nuko bimeze ndagukuriye, tangira ubigeze gutya. Ntabwo azabikora ku gahato k'abantu, azabikora kubera ko ari Imana yabitegetse. Rero Imana iramwemera, ndetse kandi ibitabo agomba kuma ni domaine agomba kunyerekera, akambwira uti bitangira gutya, abantu bameze gutya na gutya, ariko kandi hari n'ubundi bweje bw'Imana buzaba buri mu kuproteja bigenda neza. Urakoze cyane. Bisobanuye ko ni igihe cye cyo gukora kizaba kirangiye. Yego. Ntabwo agiye gupfa, ntabwo ari uko ari igihano, nta nubwo ari uko Imana imuciye ku ngoma. Imana atimuciye ku ngoma, ahubwo Imana igiye kumukuraho ku gihe cye kirangiye kugira ngo naje igihe cyange gitangiye. Urakoze cyane. Isezerano rye ryarasohoye, naje iryange rirasohoye nyine, ndakundi uzagenda. Sawuli isezerano rye ryarasohoye, abaho. Noneho igihe kigeze Dawidi nawe agira gute ajaho. Rero ntagira amananiza, tuzicara tuganire nta kibazo, ampe ibitabo nkomeze, anyerekere uko gahunda zimeze, ibindi umwuka azagira gute azabikora, kuko zanywe n'Imana nizakora izayo. Urakoze cyane. Wakomoje ku kintu cy'abantu barabashumba b'abasaza, abo twita ngo ni abasaza b'itorero, bari barimitswe ku bw'umwuka wera. Daniyeli, numvise uvuga ko uzabagarura nuramuka utangiye kuyobora. Yego. Ese washobora kubisobanura nkabyumva neza, kuko uyu munsi ADEPR igendera kuri politike yuko abashumba bagomba kuba barize, bafite ubumenyi buhagije. Ariko wowe urimo uratambutsa message yawe, wari uri mu mavuta menshi, ntabwo nari kuguhagarika ngo nkubaze, niyo mpamvu nkubajije nyuma. Wavuze ku bantu ngo bagiye kongera guhabwa inkoni y'ubushumba. Nicyo nacyo ndagira ngo tukiganireho, ukinsobanurire cyumve neza, kuko ngewe ntabwo ari cyo kiganiro cyari cyanzinduye. Nari naje nk'uko n'ubushize twakoranye ikiganiro cy'ivugabutumwa abantu bakagikunda, biba ngombwa ko uhise umpereza amakuru mashya. Urihangana, ndaza kukubaza, yenda aho nza kugera ukumva ndi kukumenesha ibanga, yenda uhihorere rwose. Ariko ndagira ngo usobanure kuri icyo kintu, ko nabonye abantu benshi ku mateleviziyo barira bavuga bati twakuwe mu myanya yacu, dukurwamo mu buryo butubahirije itegeko, twakuwemo kandi ari Imana yatwimitse. Yaba ari wowe ugiye kongera guhesha agaciro babakozi b'Imana twari tumenyereye ko bimitswe mu buryo bw'umwuka wera? Ikintu ca mbere Imana yanyeretse mbona inkoni bakiyifite. Yego. Baracyafite gukora umurimo w'Imana, mu buryo bw'umubiri bakuweho, ariko mu buryo bw'umwuka Imana iracyababona. Imana iri mu kubabona. Niyo mpamvu Imana yantegetse ati bariya bafite agahinda kenshi kubera ibiri muri bo by'umwuka, ndetse bikiza abantu batari mu kubona uko babitambutse. Rero Imana indegeka ko nkimara kwanza gutangira ku itariki ya mbere, ubu natangiye gutangira mu buryo bw'umwuka, kuko ndi kubasengera nabo mbasabira andi mavuta, aho batenebutse mbasabira izindi mbaraga, kuko abo ngabo ni Imana ihagurukije kugira ngo mbagarure mu murimo, mbagarure mu myanya yabo, kugira ngo agahinda bagize mu gihe cyose cyatambutse bagashire, nibamara bakorera Imana aho barenganijwe, bongere bakorera Imana, kuko Imana twe ng'abantu tubabona mu mubiri, ariko Imana iracyababona. Niyo mpamvu ariyo yabimitse, niyo mpamvu igihe cyo gukora kwabo ntikirarangira. Wibuka Imana yegeze ibwira Eliya ngo urya umutsima unywe n'amazi, kuko urugendo ruracyagize gute, ruracyakomeje. Rero Imana yarambwiye ngo kandi
buri muntu wese wakuye mu nshingano ze z'ubupasitoro yarimitswe n'Imana akimara kumva aya makuru asenga amasengesho y'iminsi 3 yonyine namara kuyasenga yitegure kongera kugaruka mu murimo wo gukorera Imana kuko niko Imana igiye kubikora. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Ibi bintu reka tubitegereze tubihanga amaso kuko nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Amen. Kandi turiteguye neza ko mu by'ukuri bizatunyura. None se Daniel, aho abantu nuramuka ubikoze ntibazabona kuri kubagarura nabyita kuri kubagarura muri analogue ukaba uri kubagarura inyuma bari bageze mu bihe by'icyerekezo, turi muri digitale, urumva ni icyerekezo cyihuta cy'iterambere. Ejo bundi batangaje ko hagomba kwimikwa abashumba b'abagore, sinzi nacyo uraza kukimbwiraho nimba ari wowe uzabisohoza, kuko nimba Imana iguhagurukije kandi igihe kikaba kigeze birashoboka ko ari nawe uzabimika abo bashumba b'abagore. Hari hahwiswe andi makuru nayo avuga ko hashobora kuba hari abantu bakeneye ko abantu bakwambara uko bashaka cyangwa gutega igitambaro ntibibe itegeko. Sinzi niba mu by'ukuri batazakwijundika ko ubasubije mu bya kera kandi bari mu iterambere ryihuta. Aya masengesho ndimo no gusengera imitima y'abakristo bose kugira ngo ahari umubiri bihinduke baba mu mwuka. Abari baratakaje umwuka yari yarahunze wongera ubagarukeho kuko nanje ngiye gukora, sinjye ugiye gukora ahubwo ni umwuka ugiye gukora. Niba baba bafite umwuka w'Imana bazanyumva kandi tuzagendana kuko itorero ry'Imana ni umwuka, ntago rigomba kubamo abanyamubiri kuko biravuga ngo Imana ni umwuka n'abayisenga babe mu mwuka. Rero byo ntacyo bitwaye kuko ndi kubasengera kugira ngo imitima yabo ihinduke buzura umwuka wera. Akika bizagenda neza, nta kibazo kizabonekamo, bazanyumva kuko sinjye uzabubabwira ahubwo ni umwuka w'Imana uzaba uri mu kubabwira. Rero bizagenda neza. Kera twajyaga dusenga muri ADPR tukarara amajoro tugasenga dufite ibyumba by'amasengesho, ukabona kwa diakoni runaka hari igikumba, ku rusengero hari igikumba, no mu rusengero twaba turi gusenga ku cyumweru umwuka wera ukururuka, umuhanuzi agahaguruka akavuga iby'Imana imubwiye, tukazimya ibyuma, amajwi yose agaceceka, tukumvira ijwi ry'Imana. Uyu munsi ntabwo bigikunze, ntabwo byemewe, cyane cyane ko nabyo hazagamo n'abantu bashobora kubeshya ko yavuze kandi itavuze. Biba ngombwa bafite ingingo nyinshi bagendeho barabihagarika. Icyo cyo uzagikoraho iki? Icyo uzagikoraho nubwo ari ubutsinzi ku bantu bose ndetse n'insinzi kuba Imana inzanye muri iki gihe, nubwo nge kinkomereye, ariko uburyo kinkomereye ni ugusenga amasengesho menshi kugira ngo abantu babashe gusubira ku murongo. Abahanuzi bakurikiye indamu bigomba kuvugururwa. Rero ibyo bizakorwa n'Imana inkoresheje inyuriyemo. Iri ni ibanga rizahishuka namaze kwicara kuri iki giti. Urakoze. Ducire ku mayange amateraniro, yenda ibi byumba byo urumva ko ubigize ubwiru, ariko amateraniro ku cyumweru niba umwuka wera yaruhurukaga nk'umuvugabutumwa nk'ubu hano hepfo iwacu muri iwacu kuri ADPR hari igihe batumiraga abavugabutumwa b'i Kigali bakaza n'amakorari, bavuga butumwa bakavuga Imana, tukavuga ati kabisa umwuka wera kururuka akavugana natwe kandi bakamuha umwanya. Ariko wowe sinzi ukuntu ubitekerezaho, sinzi ikintu wowe ubitekerezaho n'uburyo amateraniro azajya akorwa nimba uwo mwuka uzemererwa. Abahanuzi bakavuga iby'Imana babwiye turi mu materaniro yo ku cyumweru, noneho
bikaba yenda kera yo ngayo andi nzayavuga zongera kuguhamagara namaze kwigeraho. Nuko bimeze rwose, nta bintu by'indamu, nta bintu by'indamu. Tugomba kubimika abo bagore bagakorera Imana, bagakora umurimo w'Imana, bagakiranuka, bakabwira abagore bagenzi babo ko Yesu akiza, ko Yesu abohora, bakabwira impande zose, n'abagabo n'abasore n'abakiri bato n'abakuze, bakababwira ko Yesu abohora. Rero abagore bafite ijambo, bagomba kurigira mu gihugu no mu mwuka bakarigira, ni ngombwa kuko nabo ni abantu nkatwe, uko nabo bararemwe nk'uko natwe twaremwe n'Imana. Twese turiho, twarabyawe, nabo barabyawe. Rero niyo mpamvu nabo bagomba gukorera Imana. Kandi mwerekwa nabonye nuko uzaba unyungirije ubu si w'Imana ibona, ahubwo ugomba kunyungiriza azaba ari umudamu, umugore Imana yatoranije, yaramumpishuriye ariko simuvugira kuri kamera, ndamuzi arahari. Ahubwo wakibaza ngo ni jewe ninde? Arahari uw'Imana yanyeretse ugomba kunyungiriza, kandi nawe ahari ari mu gusenga, nawe afite ayo masezerano ayamaranye igihe kw'Imana izamuzamura. Rero ni ugomba kunyungiriza. Rero bagomba kwimikwa, tugakora umurimo w'Imana. Navuga ngo nimwitegure, mukomeze musenge. Abari baratakaje ibyiringiro mwongere mwumve mw'ibyiringiro, kuko Imana ihagurukije umushumba. Ijambo ryaravuze ngo umwungeri mwiza ntaragirira ibihembo, ahubwo umwungeri mwiza apfira intama ze. Naje nakemera nk'abapfira mu izina rya Yesu, ariko mugakizwa ndetse mukongera mukomorwa, ibikomere mwatewe bikongera bikavaho. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane Daniel. Hari uyu munsi hari ikintu cyitwa umushahara, cyiswe umushahara ku bapasitori. Yego. Ariko hari n'ikintu cyitwa icyacumi. Yego. Hakaba n'amaturo. Yego. Mbere icyacumi cyabaga ari icy'umushumba. Yego. Ariko ubu ndatekereza ko ntabwo ari icy'umushumba. Byose bitangirwa raporo bikazamuka. Nawe akaba afite agashimwe cyangwa se umushahara agomba guhembwa kwezi kurangiye. Wowe ushaka kuvuze ngo umwungeri mwiza ntaragirira ibihembo, ushaka kumbwira ko umushahara uzavaho? Umushahara ntabwo twavuga ngo tuvuze ngo umushahara uzavaho, ahubwo ikigomba kuboneka ni kimwe. Ikigomba kuboneka ni kititwa umushahara, kuko ibintu iyo bigiye mu mushahara aba ari akazi. Twebwe akazi dukora rero nta mwuka, kandi izo tubona mwisezeranijwe. Rero niyo mpamvu nta mushahara uzaba uriho. Nta jambo rivuga ngo buri kwezi uhabwa umushahara, ahubwo hari ijambo rivuga ngo ngomba gukorera Imana ikazampa ingororano, ntuzicwa n'inzara. Rero ntawakoreye Imana wicwa n'inzara. Ibiri mu murimo w'Imana tugomba kubisangirira hamwe twese, kandi tukabisangirana n'abakristo bose, bitavuze ngo ndi pasiteri ndarya ariko umukene uri mu itorero abashe kwicwa n'inzara. Icyo ntabwo kizabaho. Nkurahiriye Imana yampamagaye, ntabwo ibyo bizashoboka. Urakoze cyane. Nta kindi twarenzaho. Reka tukureke. Nabonaga hari abantu baje kukureba bari hano hanze. Yego. Reka tukureke kugira ngo ukomeze gahunda zawe. Baba nkumbuye cyane, bamaze igihe ndahari. Abantu bakenera kuvugana nawe, bakenera ko musengana, bakenera ibisobanuro. Yego. Nagiraga ngo utambutse nimero ya telefone, nurangiza udusengera Imana. Murakoze cyane. Utanyuzwe cyangwa se udasobanukiwe neza, ndetse kandi ukeneye gusenga, ukeneye andi makuru kurenza aya ngaya, ariko nanone atari hejuru yaya, kuko andi muzayamenya icyo gihe nikimara kugerwaho, watwandikira, waduhamagara kuri 0788 72 91 46. 0788 72 91 46. Umushumba Daniel Tuyisenge. Imana ibahezagire. Murakoze cyane, turabashimiye. Urakoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Hanyuma bakunzi bacu, ngayo nguko abasenga, ndagira ngo nabo bafite amakuru, kandi nabo bafite amakuru. Niba Imana yaramubwiye
birashoboka ko hari n'abandi bafite amakuru. Mukomeze rero mukore subscribe, share ndetse na comment zanyu zirakenewe kandi nziza. Apana abantu baza batukana, ntabwo ari umuco w'Abanyarwanda. Murakoze cyane, Yesu abahereze umugisha. Amen.